ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe aho uri hose. Ihame ry'umunsi, higa umuhigo. Samweli wa mbere 1:11 ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka buwe iminsi yose iyo kubaho kwe, kandi nta cyuma cyogosha kizamugera ku mutwe, akira neza ijambo ry'Imana. Ese ni izihe nyungu zo guhiga umuhigo? Iyo umuntu ahize umuhigo, hari igihe uhiga ugasanga bihuje n'igitekerezo cy'Imana cyangwa se n'umugambi w'Imana. Impamvu Ana, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yari yaramuzibye indi byaha, yarategereje ko azasenga agasenga neza. Bibiliya iravuga ngo murasaba ntimuhabwe, kuko musaba mugasaba nabi. Ana rero, Imana yaritegereje ko ari buhiga umuhigo ko uwo mwana azabyara azamutura Uwiteka, kugira ngo Imana noneho izibura inda ye, ibone umuntu uzasimbura Eli, kuko bene Eli bari baritwaye nabi, ndetse na se ntabwo yari yarabigishije, ntiyari yarigeze abacyaha. Biba ngombwa yuko rero Ana asenga isengesho ayobowemo n'umwuka. Nuzajya ujya guhiga umuhigo, jya ubwira umwuka wera kuyobora. Iyo umwuka wera kuyoboye, akuyobora umuhigo ukwiye. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.